Guys, murakaza neza kuri channel yacu. So, uyu munsi dufite umuntu utangaje cyane. Abenshi muramukunda, muramuzi, nuwo bita Inyogo nkuko mumbona. Inyogo bimeze bite? Okay, mwese mwabyumvishe. Agiye kutubwira uko abyumva ibi bintu bya Prince Kid. That's when they kubwira, like, what did you think? It's hard. Ntambabaje ariko nyine ikosanyo ryanjye. Ubundi ko rumaze imyaka 10 n'ingahe, maze imyaka like 10 years. Nkora this kind of beauty pageant. Ntago ndagira muri circumstance je no mu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid them avoiding instead. So ubundi se Muheto mwizeye iki buryo umuwera open to that level. I'm a private person. Umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane. Nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora, ejo tukabikora. Nubwo wabishaka uri rwabigwi wabimenya tubana, right? So ngateke kandi nzabikora. Ni hoteli. Naho biri abantu bakubwira ngo yango buriya ubundi abizi harabazabwira ngo harabazabwira abakobwa ngo nagufasha ibi na mbonero n'umwanya wo kubitangaza neza. N'abakobwa hatazagira nuza kubwira ngo nzagufasha iki kintu. Uwo wari we wese. Ewe gawe. Na muntu wagufata ngo kugira Miss Rwanda. Usibe no kurihatana no kurigura. Usibe no kurigura nta nubwo wavuga ngo ndo kwa kanaka, nta nubwo wavuga ngo ndi mvuka, nta nubwo wavuga ngo nsagurya, nta nubwo urahatana kugira ngo usindire ikamba. Ndamuhamaganye mu izina rya Yesu. Nanje cyashe mu izina ry'Uwiteka Imana yo mwijuru. Nagenda Muri bootcamp hagera igihe ukumva nta hope ufite, ukumva Icyari n'ikigiki umukobwa buri munyarwanda wese ikitwa umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gushyigikira uwashaka. Kize niba muvuga ko hari uwemerewe gushyigikira utemerewe gushyigikira, ufite uburenganzira bwo gushyigikira uwushaka. So icya kabiri, iyo tugiye kwakira umuntu muri Miss Rwanda ntabwo tugendera kuri background ye n'ibyo yakoze n'imirimo akora. N'ubu umunyamakuru ngira ngo muri 2016 right? 2016 hari uwiyamamaje kuri itangazamakuru ku kigo batavuze ngo kubera ko abanyamakuru abafatanyabikorwa ba Miss Rwanda bazatuma atsinda. So icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiyeho nashaka kugira ngo mbabwire, uwaba yaramwamamaje n'ubwo ngenda nabizi ahubwo nashyiremo akagufa na mutume. Icya kabiri, umukobwa erigani sinawume n'abashoboye hazabatsinda, n'abadashoboye hazasigana. So ikintu cyo nababwira ni kimwe muri Miss Rwanda: no pressure, no influence. Icyo waba utanga cyose uko waba umeze kose, kuko ngira ngo none se ubushize ni hari umuyobozi washyigikiye umukobwa muri Miss Rwanda? Nese uwemteni yabikomeye kurusha urwego rwa leta. Ibyo ngibyo rero nibaza ko abantu ko mukwiye kubyisha rukarabe n'umwana w'abandi mwinamushyiraho pressure. Mwinamushyiraho pressure ngo yicare ugateko. Icyo nababwira muri Miss Rwanda organization, n'abashoboye ntabwo tuzagendera ngo bamuvuze cyane ngo reka turi mwimbe kugira ngo tutajyana n'abandi, cyangwa ngo urumva ngo kubera ko bamuvuze cyane ngo reka turi mwe kugira ngo tujyane n'abantu. Aba judges bazakora akazi kabo, natsinda atsinde, nadatsinda asigaye. Uko yatsinda ni ubuse hano twicare turebe, tubereke buri mukobwa wagiye azana n'umwe mu banyamakuru wamuzanye, tumubereke abantu ati uyu mushute w'umunyamakuru nawe mwemuteresheje kujya muri Miss Rwanda. Ubuse nawe aratwinfluence ko afite ikinyamakuru gikomeye. So icyo nshaka kubwira ni kimwe, tube
inzira yabyo twishaka kuvuga ngo kubera ko irushanwa ryavuzwe cyane natwe tujye muri gahunda zo kugira ngo ngira ngo icyo kintu kive mu nzira. Ndanakoze cyane kubera kejo ndwarije icyo kibazo na Jedo wavuze ati twagitekerejeho which is good, yanabivuze neza twakigize. Nibaza ko biba byiza iyo umuntu agize ikintu akabaza akanakurikirana, ariko icyo nababwira ni kimwe, byanga abakobwa ibyo ndi kuvuga muri kubyumva baye ni namwe mureberwaho cyane ibyo ndi kuvuga muri kubyumva, kuko hari n'abandi rega baje batoroshye bazwi cyane kandi basigaye, ariko ntabwo ababaje bari ku mikino. Iyo ushoboye uratambuka, iyo udashoboye ntabwo utambuka full stop. Ariko njye nahaga urugero bagenzi banjye muri 2014 nuko abantu nyine sinzi ukuntu tumeze, hari ukuntu dutekereza ko ushaka gutunga abandi urutoki wirengagije. Ubu mwese uko muri mwebwe nawe ushyigikiye ni urugero, nawe ubona ukavuga ati uriya muntu ndabona yatsinda. So ibyo ari byo byose mujya mubona icyo bita hot pick bijya biba mu marushanwa mpuzamahanga. Ubu mu kanya dushobora gusohoka hano, sibyo? Edi akicara nk'ikinyamakuru akavuga ati twebwe abakobwa tubona 10 bazatsinda nabi. Ubu ni nka Edi niko bitekereza aba yabasizeho. Krema akabyuka mu gitondo ati ngenda abona abakobwa bazatambuka ara. Ubu nawe bishyizeho ko is a competition, ni competition, sibyo? Kuba rero wabyuka mu gitondo ukabishyira ko ntabwo bikuyeho ko twebwe nta kintu influence akuyirushanwa. Irushanwa nongere mbisubire nongere mbisubiremo neza, irushanwa rifite amabwiriza agenga irushanwa kandi azakurikiza. Naho ibindi byose rwose kuvuga ngo bakurikira porogaramu bakurikira iki Paramabaca narahageze ni ku mazi yitwa the Palm Beach Resort, the Paramabaca Beach, the Palm Beach Resort, Palm Beach Resort. Fusha uvuga ngo Palm Beach gusa, Palm Beach nuko nguko ku mazi. Warabonye ko ikora ku mazi? Yego mana yanje, handi wanyicaje kabona insina gashaka amabere zifite nkagabura animinda byo nicara impande y'amazi gakajajagara uwa gakankora akongera gagahuwa ngavuga nini waneli